n'abapfuye mbere bose ubashizemo twebwe tuzi neza ko biri ibibazo twagiye duhura nabyo nta wundi wari gushobora guhangana nabyo atari we ku buryo iyo tugira nk'ibyago agapfa intambara yo kubohora u Rwanda intambara yo guhagarika jenoside byashobokaga ko yari kurangirira aho ngaho nta muntu waremye undi aho niho dushingira ko abantu bagomba kubahana kuko nta waremye undi ntabwo waza ngo untegeke uko ngomba kubaho ndakwangira mbaho nk'uko bikwiye nk'uko mbishaka ntabwo byaba nk'uko wowe ubibona cyangwa uko ubishaka kuko ntabwo ndi umutungo wawe ntabwo ndi itungo ryawe ibyo rero nibyo bivamo biheraho ka gaciro tuvuga buri munsi agaciro abantu nibo bakiha bakigenera ugomba kuba utekereza utyo ugomba kuba utekereza ko uri umuntu urimo ubushobozi ariko wenda bufite aho bugarukira ariko ibyo ari byo byose nubwo bufite aho bugarukira ni nk'uko n'undi nawe ubwo bufite aho bugarukira hari ijambo bavuga ngo uca mu bikomeye bikagusiga ukomeye niyo mpamvu umukuru w'igihugu avuga ko akenshi nawe atezeho amakiriro kuko u Rwanda ruriho kandi rubayeho kandi rwanyuze mu bihe bikomeye bitari byoroshye kugeza amagingo ya rukaba rumeze neza rutengamaye none wowe urinde wo kuza kurwigisha uko rugomba kubaho cyangwa uko rugomba kwitwara icyo nicyo bita kwihesha agaciro ubundi warangiza ukanga agasuzuguro kuri ubu inkuru iri hano hanze ni uko u Rwanda rwamaze gusohora itangazo y'uko rwamaze gucana ukubiri n'amasezerano mu by'iterambere rwari rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi nyuma y'uko igihugu cy'Ububiligi gikomeje gushinja u Rwanda ibibazo byo muri Kongo noneho Ububiligi bugakomeza gufata uruhande rwo kubogamira kuri Kongo nuko umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yabitangarije igihe ku mugoroba ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2025 yagize ati nubwo twahagaritse amasezerano n'igihugu cy'Ububiligi ntacyo bigomba guhungabanyaho ku iterambere ryacu na busa tugomba gukomeza iterambere ryacu tukiteza imbere nta kidobye igomba kubizamo yabigarutseho nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda yari imaze gusohora itangazo rivuga ko u Rwanda rwahagaritse imikoranire rwari rufitanye mu by'iterambere n'igihugu cy'Ububiligi nyuma y'uko iki gihugu cy'Ububiligi cyahisemo gufata inguni kikabogamira ku ruhande rwa Kongo ubundi bagatahiriza umugozi umwe wo gukomanyiriza u Rwanda kugira rutahabwa inkunga zituruka mu bihugu by'amahanga Minisitiri Olivier Nduhungirehe abajijwe yuko nta mpungenge bigomba guteza ku banyarwanda mu kuba rwahagaritse amasezerano rwari rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi mu by'iterambere yagize ati oya pe nta mpungenge bigomba kudutera kubera yuko tuzakomeza ubukungu bwacu kandi bukazamuka neza nta mpungenge bigomba gutera abanyarwanda tugomba kubaho nta nkunga y'Ububiligi iterambere ryacu rizakomeza kuzamuka nta kabuza gusa iki gihugu cy'Ububiligi gifatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi akomeje umugambi wabo wo gukora ubukangurambaga kugira ngo u Rwanda rukomanyirizwe kugira ngo rutazongera kubona inkunga zituruka mu ibyo bihugu by'i Burayi kubera ko rushinjwa kuba arirwo rukomeje gufasha M23 mu bikorwa irimo byo kugarura amahoro muri Kongo igenda ifata ibice bigiye bitandukanye by'iki gihugu
njye wumva kandi nkanagutegura kino kiganiro Nyiranezbi nk'ibisanzwe. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo urusheho kudushyigikira kandi no kudufasha mu iterambere ryacu. Imana ibane namwe kandi ibahe umugisha.